Yes, abadukurikiye nkuko mwagiye mubona mu nce zigiye zitandukanye aho twahiriye aho kuri zone itangirira iyo Mubiryoggo turi mu kagari ka Byose twabivuze turi kumwe no Mudiyasipora nta muntu ugira isoni yo mararya urimo urarya Nyamirambo Biryogo ndi kuharira nyine gukumva byaba bimeze fresh ibintu ni sawa cyane so turi muri makuru dushimire n'abavandimwe bakorera hano cyane cyane abaswabo bagenzi banjye abavandimwe bagenzi banjye abanyemere kuko ati no mu bakira ese akamaraje gukoreramo kuko uri umutananira so uraza kutubwira indyo yo mu Rwanda ndetse n'indyo yo hanze iwanyu uraza kuguhuza umuceri wenda wo hanze aho uba muri Canada n'uwinaha mu Rwanda uze kubihuza n'icyayi tubwire ko uri murabyumva ariko banza urye tu nta kibazo ndabwirya nta kibazo bimeze neza so abantu badukurikiye mu kiganiro cyangwa abantu mwabonye ibiganiro bigiye bitandukanye twagiye dukora n'umukobwa mwarishimye cyane mwaravuze ati isi y'akamanajya urukundo ugira umutima mwiza ugira uzawuhorane ati kuko uri umwana mwiza erega kuri iyi si tuyamo n'abagenzi iyi si tuyamo nk'uko ushobora kuvuga ati uno munsi niwe cyo ntabwo ndiho ariko Imana uzayibwira iki ibyo uzakoreye ku isi niyo mpamvu nanjye dukora gutya hari abantu bakwishimiye uburyo wakize banavuga ati disi yarananutse disi yarazonzwe ariko bavuga kuzonzwa no gushyira mu kunanuka bari wizeye ko abafana bagufata gutya oya bangaragarije umutima mwiza barakoze cyane ndabasuhuje nyine hari abantu bangiriye ariko hari abantu bafite umutima mwiza so iracyari Kigali n'iyuzi 250 turaganira n'abavandimwe batandukanye ku hari umukobwa rero yagize isoni zo kurya ureba nabi nabikuriye nakaraba intoki migukubitire kugira ngo nabyembe ndetse ahubwo wowe ko batagwaye byo bagiye kunzanira icyayi bako nariye hora mu kanya nakubwiye ati duhurira aha n'aha narimvuye mu rugo nariye no mu muhanda mwabonye uburyo yaraye ku kamoto namuteye akamoto aranazana kuko amafaranga tugitse ko amafaranga ejo bundi namuhaye hari imiti arimo aragura yasabwe na muganga bari dogiteri ukoresha imbuto z'ibimera ndashaka kurya iyo piriti ambwira ko iwanyu hasi iwanyu haba ibirayi bimeze nk'iyo banza urye umbwire banza urye ukumve neza umbwire nimba iwanyu haba ibirayi tansi birayi birahaba ariko ntago nyine ntabwo bimeze nk'ibi ngibi ubundi mu Rwanda ikintu cya mbere barusha ahandi sinzi nimba ari uko wenda ari uko ari iwacu bamwe bafite ibiryo by'umwimerere nyine bimeze neza ariko umuceri urahaba kujya kuwuha hari abantu bambwiye ngo wari hanze ngo umuceri wabo urahaba n'ibirayi biraba bimwe na bimwe ariko uzi ikintu nari nkumbuye kurya ntaherukaga kurya kera naherukaga kurya kera cyane isombe kandi isombe niyo umuntu ari kwa muganga bamutegeka kugira gute kandi hariya ntago nigeze nyihabona nayo nahabonye pe ariko ubu ni umurwayi mwiza reba kugira ngo ugirire ikibazo uri kamera nawe se ndashaka ibyo kuri mukwira cyane nanjye gushyireho oya birabaye gushyireho capati yo mu Rwanda mbese iyo ni capati kari nini cyane ubundi enjoy asante umuntu utaratembeye Nyamirambo nta mujyi arajyamo ntaho pe waba hagiye mu mujyi yanditse ngo visit Rwanda Biryogo ya kera nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka
1994 ibyo ngo guhera 94 no kugeza 2010 ntabwo ari meze gutya. Ibi byose umuntu abagomba kubishimira iki? Ingabo z'u Rwanda n'intore z'ishingambwe perezida wacu ukubona u Rwanda ko turimo turarya gute, uko tujya tugiye twidegembye wa mugara Abarundi n'amakamera. Hari ibihugu bitaba amaguru akabagwe na mayoneze bayimaye ubwo uri kumva bayirira agasarade. Yes, abantu badukurikiye rero mfite abantu benshi bajya bankurikirana. Jamila zino capati nzanze kuzanira na kayitesi nawe nshimira cyane. uzaza aho kubasohokana n'abantu nkunda kugira gute, n'abantu nkunda gushimira cyane ko n'ababyeyi baba hafi, sibyo? Sinanjye baba hafi gusa, baba no hafi n'umuryango wanjye. No kugira neza uzamwitura neza, no kugira nabi uzamwitura nabi. Ese mureze ko namutumiye natwe? Wamutumiye? Utabimbwiye se ko wamutumiye? Ese hinduka? Ese hinduka? Oya, ko gahunda yari yanjye nawe surprise bijema. Nagira ngo numva ukuntu mbiri. Sawa. Oya kuna banditse. Bureze n'umuhemu. Bya birozi bya bureze. Bureze n'ubundi kateye. Ubwo mu bigaragara n'abantu baramuzi, ubwo ni wabikoze, sibyo? Biki? Aramabanga twabahisha ariko. Amabanga? N'abadukurikiye. Nanjye se ayo mabanga ndayazi. Abadukurikiye nyine amabanga twabahisha. Nanjye se ndayazi nyine ayo mabanga. Nawe ntayo se. Nyine se wambwiye. Zayakuva neza ko atari amabanga mabi. Wambwiye se. Ntabwo ari amabanga mabi, ni amabanga meza. Nyine wambwira. Uzasubira n'ibyayo. Mu rugo? Hanze nyine. N'ubu bikunze nasubirayo ariko abushobozi ndabona bujyayo, ariko nimbabona nzatagera. Byangaruka kukubaza ikintu kivuga ngo iyo umenya ko ibizakuba washyira agasozi kamwe kashashire. Ari shere wanya kuko ngewe abakobwa bose n'abashere wanya kuko ngewe ngura gutetesha kuko mama yakunda gutetesha data na data akamutetesha. Merci. Uko ngunda gutetesha Fatuma ngatetesha n'abantu bagiye batandukanye bitewe na customer care. Burya Leta y'u Rwanda iratubwira ngo customer care akirana nawe mba bakukana. Nuko hano batwakiye neza, nanjye nkaba ngomba kukwakira neza kuko ndegura umukiriya. Ese iyo uri murama wenda tugira ikiganiro abantu badukurikiye bakakibona ni Ese wose usaba ikiganiro. Ntabwo ujya usaba ikiganiro mbona unguyeho na kamera. Niyo nakubwiye ngo we n'abantu ugira. No munsi wajya ku kibuga cy'indege Kanombe usubiye iwanyu. Zabirere. Ese ibyo wenda Biryogo urayibonye, nanyu muraza kwibona uko twaje babibonye. Nanyu muraza kwabona. Zamerekeza none nina. Nzamutenuta ni hehe handi wifuza kuzatemberera mbere yuko naha. Sabwa ko numvaga bavuga ndahabonye. Kandi nifuza kujya. Numva bavuga ariko nyine akika ko naraje. Nani bitangwa ni hehati Nyamata. Mu karere ka Bugesera. Nyamata barambye ngo aratwika. Aratuje. Ubwo arashaka bati yo kureba Nyamata hafi ikibuga cy'indege mu Bugesera. N'ikintu ngiye kubara ko kanyireke.
Vuga nta kibazo. Urebe n'umuhanda, hari umuhanda mwiza ujya unyerera. Hari imihanda igerekeranye. Gahose. Hari asonatire. Kuki ari huvuze? Yuko naje ntabambwira ko ari hano hatwika nyina ngo nabonye ubushobozi bwo kuba nakwijyana kuko nahise ndwara. Ariko numvaga ariho hano naho nzahajya. Aha nari mfite gahunda kuzahaza ariko nahise ndwara, ariko naho ngaho nkubwiye. Naje namvuga ko nzajya. Ase bigaragara ntabwo uragira peti yo kuri. Yaba ari ngewe. Ntabwo kurse ntabwo. Ndarya niko njya. Urarya? Ndarya cyane ahubwo niko nyine ukora. Nkomeje kuzibaza impamvu mukuru wawe atabashaka ko mushyira kuri kamera. Impamvu wenda wiziwe wasanga nyine ari sekirite yiwe nyine abashaka. Waje umubwira aho ugiye se? Kumubwira aho ngiye se gute kandi atari ari mu rugo tutabana. Turavugana kuri telefone bisanzwe ariko none naramuhamagara ati se wazamuye ikiganiro. Uzacyanye inkuru ya mukobwa. Byambabaje. Yarababaje kandaje. Yarababaje ariko wamugani. Umunyarwanda aravuga ngo Umunyarwanda aravuga ngo ukandika muntu mu mutima. Ibyo umuntu akora ni mu mutima we. Umuntu icyo ashaka kuvuga no gukora ni mu mutima we. Basanga uburenganzira bwe. Uburenganzira bwe ntabwo wabitinda ariko one day buraza bizakura. One day azakeguha. Kandi mwe mwavugana? Oya. Muri no minsi wenda yabonye ikiganiro yarakubije. Yaramamaga ngo wazame ikiganiro. Kubera ko birukana kwa gatatu. Cya kiganiro cyanditswe kwa gatatu siko? Ati ndifuza abasilamu Juma Mubaraka. Juma nziza nubwo yasojwe ariko iracyakomeje. Wakabaye wari pilawo. Si y'abasilamu. Y'abasilamu n'icyerekere kwa gatanu. Usanga amaresitora menshi Nyamira yatetse pilawo cyane cyane nubwo bagabo bayiteka ariko kwa gatanu barakana. Ahubwo kabaye wari pilawo. Cyangwa ni wari uvuye iwawe ari yuri. Nda chapati. Ndani cyayo. N'imvange zisobanutse. Banjye se ntazo bagira hano. Hano nta kintu batagira. Ariko twisegura ku bantu badukurikiye. Dutumiza bino biryo twasabye isamaki. Batanga isamaki bareka mu masambe. Ntabwo twako tukicano amashusho n'abare. Impamvu utanguriye isamaki wanyemereye. Ariko nzayikugurira. Sinangwa nzeshyire kuri amaye nzayo. Sawa. Nubundi niyo nari nziko ndi buryo nuko bambwiye ngiraboneka bitinze kandi sinabageza izo sani cyayanga ngo negerere. Asubisha. Ndayishaka nyine. Ndetse kuri kamera turayitegereza uyirye. Sawa sawa. Uso kuva nagera mu Rwanda naraye. Icyo nzakwemera ni nabikora. Ikano cy'ubutaha nzayibabwira ko atayi. Nzayibabwira ko atayi turayitegereza. Isamaki babaje kurenza ibi. Isamaki iraza kuba deseri nubwo mbona deseri karibu. Ese mwere. Cyana mugije mayonnaise. Mayonnaise nyine ndayirya. Barayirya. Nese uje ku were. Isamaki siri. Wanaga ari samaki. Nyene kamwekera. Rambabaje. Ntabwo bishaka. Nangwe nari kuyipanga ni na salade. Angane byose. Buretse gato nyine nkwereke. Uri kumvangira mayonnaise na salade. Ntabwo basi ntabwo. Kereka ifiriti. Nakwirisha ni firiti. Mukira ni umwami. Baraba bibonye mu mwe. Mukira ni umwami mwambano. Andishakira umugati w'abana. Sibyo rata? Bawugu. Akusha kino cye kiraryoshye. Kiraryoshye cyane. Kino cyayi kiraryoshye. Asida gukoresha ushaka kurya watermelon
utayishaka ukajya kukumbura, utayishaka ukajya naho hanira hari watermelon. Mu bintu narya ntabishaka ukuremo watermelon. Mu bintu nyine narya ntabishaka ukuremo watermelon. Watermelon ni ya irakubi. Ibindi byose wavuga ngo wamatirije, ariko watermelon ntabwo wamumatirije. Mukanya ndanywa n'ikawa. Oya. Umuntu wadusirive bamwita Nyami. Meni ikawa. Yawe. Bara n'abana bakuze mbareba. Ntabwo nanjye ndi wabo ariko nawe ariko ruwina nabibonye wanyeretse wawe. Naho nyano hose nagenyura. Hano ni mu rugo. Hano ni mu rugo gahunda zose zimeze neza. Wanyeretse wawe. Ahubwo stade amahoro zahiri. Stade amahoro. Na stade yitwa Pere nayo nzi ariko stade amahoro ndayumva ariko imbiba kiciciro imba aryiba kane kagasaba Remera. Ntabwo nyine stade aho stade regional isigaye yitwa stade Pere Ibinyamirambo. Iri muri kano karere ka Nyamugenge. Ahubwo se nano hafi. Ngo naho hanjyana. Amashusho ntabwo aza kugaragara neza ariko ndagutebe turi kuri kamera. Tujyane no mu mujyi. Urumvira ijoro ryo gutembera. Icyo bitwaye se? Ntacyo. Yani cyo bavuga ati mpaze gutembera ubwire witwaye. Kigali niba ujya bwira se. Kigali bwire noneho hano biryo. Uko habona gutya. Niko yirirwa ni nako hano. Abantu bataraza mu Rwanda ndabakomboje. Mama inshuti yanjye ndagusuhuje. Eri wanjye yarambye ati isata abana bawe reka ngire gutya n'iki n'iki ariko nzazimura. Kagere gutya n'iki akanda akanyenyeri. Umeri mwiza cyane Imana muhezagira hezagirwa. Kandi jewe reka sister impamvu jewe ko nkunda n'igitsina gore. Abadamu benshi bagira umutima mwiza cyane. Bagira umutima mwiza ariko byo nabyo nubitinde. Abantu bagira umutima mwiza wa mbere wabasanga mu bagore. N'abantu bagira umutima mubi ba mbere bo wabasanga mu bagore. Mu bagore. Sikana umuntu wamwe ngaba. Bagore nibo wa mbere agira umutima mwiza ni naho wa mbere agira umutima mubi. Ariko ngo nibo bantu bagira ngo n'abantu bakenyerera no ku mapfundo ya danje. Ko cecetse. Ntabwo ibyo by'amapfundo mbyumvise abo mbime. N'abantu bambarira ku nzaratsi. Nzaratsi se ni biki? Ibirozi nyine bagenda. Uburozi. Uburozi. Bakabugendana se? Nyine hari umuntu wababuti nanjye Imana ibindi narengiye kugira gute nanjye kugira uwo ntiyungurutse yego tugiye no kwitangaho urugero bwati ugasanga umukobwa nkawe bati cyakora kuragira umutima mwiza ati biti inote zanjye ariko ndamuhindaratsi yibagirwa umugore we. Yego. Numwibagirwa se. Umusange. Usanzwe twemereye bane ariko bava ngo umusiramu yimira abagore bane ariko afite ubushobozi. Ntabwo mfite. Wumva ko mu Rwanda uzahabona umukunzi? Ntabwo umukunzi. Nubwo uri umunyarwanda uba hanze ariko wumva ko mu Rwanda uzakura umukunzi wenda utari Blaze. Oya ntituzatuvuga abakunzi Blaze tumukuremo sibyo? Niba Blaze tumukuremo hanyuma twagiye mu byo warumbajije Blaze atari tumukuyemo twamwirengaje ko nubwo twamuvuze. Najye nsubiza ibyo. Ntabwo ngende gushaka umukunzi. Ndi gushaka umukunzi pe. Ntabwo nakubwiye ngo icyo nzi cyo ngo nzamubona kuko ntabwo ndi gushaka umukunzi. Simama ngo ngibyo ngibyo. Bana ari abantu. Cyangwa se nababwiye nawe mu kiganiro. None baracyanye kumeza. Neza ahubwo kutaraziba ku kiganiro. Kutarabaha nimero zanjye ku kiganiro. Cyazibaye? Kutarabaha nimero zanjye ku kiganiro
Nabishaka nzazishyiraho. Intwaye iki? Kuziba wasanga ari n'abantu bari kuza kunsura rwaye kuba warabujije uwo mugisha. Ariko barambwa ati sya turashaka kumurimbira kandi turashaka kumugiraho tujyane duherekeze. Nta no bamamaga ngaravuga ngo none se mba batarashakaga kukwitwaza bagashaka kunsura batari kumwe na cameraman. Twebwe barakuzi nawe ko nabangugiye bansuye wazana iyo kamera kandi bone dugashaka ugasanga ntago bashaka kujya public. Sinagwe telefone yawe. Ngoma telefone yaje. Wayibahe none nimero yawe. Kuri WhatsApp ngumeze neza. Ariko ndabaha inyarwanda ko niyo dukoresha muri ibi. Kibazo. Ya WhatsApp. Kirimwe n'ubwo. Nimero yanjye ni 078 3 90 5 6 3. Nani? So, inamere zo mwazumvisha. Nazo muri zo kumugazira. Abantu bazashaka kunsura ni karibu bazansure badaciye irya no hino. Uzashaka kumamagara akangira inama cyangwa se akankomeza mu burwayi bwanjye azanyamagarire ataciye irya no hino. Ibyo byiza nibyo byabafasha. Abo dushaka batereta. Cyangwa banatereta. Namukunzi cyane ngiye. Ariko tuvuye n'inkurugero wanye nk'umukunzi. Urugero kajya muri bwa butumwa bwiza by'ibanga. Naburyo no kugenda baba bananiwe, aho babashura murimo. Uri kuvuga ko ngiye no kugenda babyananiye se ntago ndakira ntago. Oya ntago ndakira. Ntago ndakira. Kandi unavuga ngo bisereri ibiki. Ibyo nyine ntago ibyo bintu bibaho ntabwo nabikora. So turimo turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro Kigali News 500. Mu bice bitandukanye please angandi ni wacu NYC Nyamirambo avukiye mu Biryogo Kagari ka Rwamara ho murenge wa Kirambo akanece ni muri Gabiro. Hano hari umugara kwitwa Sakade tumusuhuze umutekano muri aka kagari. Abantu bose bagiye muziranye abo bagiye usuhuza. Urashaka ko ati tuje Safina ucuruza tare nyonte. Yes idasanzwe. Bajye bamugana tuza makuru y'imodoka. Bamwamamarije. Aho no muvandimwe. Ako mwagiye mu manakazi nk'abamamariza. Ufite abantu 60 magana 77. Dufite abantu baba hanze y'igihugu abantu 53. Abandi bose baba mu Rwanda. Turisoreje iruhage turabanze ushaka isamaki. Niburisha kuri kamera ako kundi isamaki y'umukobwa. Yegeze kamera. Kamera wanatesha mikoro. Aho mfatira mikrofone yaregeye. Ahubwo ambivuye no kuri kamera babyumva. Ubu nyine kurya ndabiretse. Ndiko cyane mutije ku shaka samati. Unaza no gwaga ngabara ushyize inyama. Nese ngiye gutegereza byo si inyama, isamaki yo si inyama. Cyangwa nyikuheru yiri. Ikiye. Abo y'inyama. Ego. Isa ni ingurube kuri umusiramu. Ndya gasama. Abatangiye inyama ariko kirazira. Ngiye kubivuga. So, inyama uri umushyitsi. Kandi ibiryo by'abashyitsi nabamwogoje. We nyama yikubite ibindi byose. Tegereze n'isamaki. Natayingurira ikiganiro cy'ubutabi. Nicyo cyambere nzahera mbere ko mvuga makuru yanjye. Nashaka uburyo bwose. Isamaki zo kugaragara yifite. Aho tuyigurira ari hose. Ugombi nyesha kuyifate ifoto. Deni kuzayishe. Ariko uzayishire fate ifoto nanjye ndifuko ushaka kuzago bibaho. Sawa. Rama yitwa mu mafede tumusuhuze. Amubonye. Ni umuyovu ukomeye cyane. Hano nawe abayovu gusa. Ariko ndi nsaza nanjye sha nanaterura igikombe cya Kivu. Kandi ejo tuzaratumye ngo ninde watwaye igikombe. APR se Kiyovu ariko amahirwe menshi ni APR.
Njye nafana. Abantu batubonye bwa mbere rega bahura baza buri munsi badukunda. Yitwa Alice Christmas. Yitwa Alice Christmas. Turashoje ikiganiro, turi muri Makoko, turi mu Biryogo. Dushimire abajya batandukanye, tunasubize boss wari wamwita Majyarewa none cyane ukananyumva uranzi neza cyane. Dushimire n'abakozi bawe kimwe n'abakiriya baza muri Makoko. Christmas reka ngushimire. Akoze cyane nawe ndagushimiye. Turabashimiye mwese muri mu kiganiro, twizere ko mumeze neza. Bazatembera u Rwanda namwe ni karibu, bazashaka ko batembereza igihugu cy'u Rwanda namwe ni karibu. Nari ngiye gushimira Christmas, nari ngiye nanywa agaka cameraman, nari ngiye nanywa agaka ikawa yo mu Rwanda igera ku isi yose. Ntabwo nabimenyera. Imana ibarinde, nari mo ninywera agakawa, mukomeze muryoherwe n'ubuzima.